Niba murimo kumvira ijwi muri kuri La Pervenche TV mu kiganiro mu ibanga ry'umunsi, tubahaye ikaze. Muri kumwe na nutritionniste diététicienne Anastasie Mukakayumba. Hano mwishurirwa amabanga akomeye y'ubuzima yahishwe mu mirire no kuboneza imirire. Dukwiye kurya iki, ryari, giteguye gite? Ni ibiki turya dukeka ko ari byiza nyamara atari byiza ku mibiri yacu? Ni ibiki dutinya kurya dukeka ko ari bibi nyamara imibiri yacu ibikeneye? Buri wese afite umubiri utandukanye n'uw'abandi. Ibyo urya cyangwa unywa bikaba byiza cyangwa bibi ku buzima bwawe, si ngombwa ko ariko bigenda kuri buri wese. Ibigirira bamwe umumaro bishobora kuba uburozi ku bandi, biterwa n'ubuzima bwa buri wese. Ibi nibyo tuvugaho muri iki kiganiro. Mbere yo gutangira ikiganiro, tubabaza ikibazo cy'umunsi gityaza ubwonko, mukaduha igisubizo muri commentaire. Ku musozo w'ikiganiro tubabwira igisubizo nyacyo. Tubahaye ikaze. Mu kiganiro cyacu cya none turarebera hamwe uburyo gukumira diyabete yo mu bwoko bwa kabiri bishoboka. Turebere hamwe diyabete icyo ari cyo, uko ikibazo cya diyabete gihagaze ku isi. Turebere hamwe amoko y'ingenzi ya diyabete, ibintu by'ingenzi bikwiye gutuma wipimisha diyabete. Turebere hamwe kandi ubusobanuro bw'ibipimo bitandukanye ushobora kubona igihe wagiye kwipimisha diyabete. Ikibazo cyacu cy'umunsi kirabaza ngo ndi igihugu gito ngereranywa na paradizo yo mu isi. Nta gereza ngira, nta basirikare, nta minisiteri y'ingabo, abavoka n'imirimo yabo birabujijwe, singira inganda, singira amabuye y'agaciro, ubutaka bwanjye ntibwera cyane, singira ibibuga by'indege n'inzira za gari ya moshi. Abaturage banjye 100% bazi gusoma no kwandika kuko amashuri abanza n'ayisumbuye bayigira ubuntu. Icyizere cyo kurama ni imyaka 83, nkaba nkurikira Ubuyapani. Ndi uwa kabiri mu kugira abakerarugendo ku muturage umwe. Ndi uwa kabiri nkurikira umujyi wa Vatikani. Ubushomeri buri kuri 2.5%. Ibyaha by'urugomo bigeze ku 150 ku baturage 100,000. Fora ndinde. Diyabete ni indwara idakira kandi itandura. Ibaho igihe urwagashya rutakibasha kuvubura umusemburo wa insuline uhagije, cyangwa se igihe umubiri utakibasha gukoresha insuline ku rwego ruhagije, bityo isukari ikaba nyinshi mu maraso. Insuline ni umusemburo ukorwa n'urwagashya, ugafasha isukari kuva mu maraso yinjira mu turemangingo tw'umubiri kugira ngo ikoreshwe mu gutanga imbaraga. Umuryango w'abibumbye wita ku buzima uvuga ko diyabete ikomeje kwiyongera ku isi, aho imibare y'abarwayi n'abicwa na diyabete ikomeje kwiyongera. Abarwayi ba diyabete bavuye kuri miliyoni 108 mu 1980 bagera kuri miliyoni 422 muri 2014. Impfu ziterwa na diyabete ku bantu bari hasi y'imyaka 70 ziyongereho 5% ku isi kuva mu mwaka wa 2000 kugera mu mwaka wa 2016. Mu mwaka wa 2019 diyabete yashyizwe ku mwanya wa 9 mu ndwara zihitana abantu benshi ku isi. Ni ukuvuga ku isi aho yica byibura 1.5 miliyoni. Abo mu bo yica 48% bari hasi y'imyaka 70. Nk'uko rero bitangazwa na Atlas de Diabete yo muri 2021, miliyoni 537 z'abakuze, ni ukuvuga abantu bafite imyaka hagati ya 20 na 79 babanaga na diyabete. Ni ukuvuga banganaga n'10.5% by'abatuye isi. Uyu mubare rero bakavuga ko ushobora kwiyongera ukagera kuri miliyoni 643 muri 2030. Atlas kandi ikomeza itubwira yuko miliyoni 240 ku isi babanaga na diyabete ariko batabizi. Muri abo ngabo 90% bari mu bihugu bikennye n'ibiri mu nzira y'amajyambere. American Medical Association ivuga ko inzobere mu bushakashatsi zagaragaje ko nihatagira igikorwa mu kwirinda no gukumira diyabete y'ubwoko bwa kabiri, umuntu umwe muri 3 bavutse mu mwaka wa 2000 kuzamura ashobora kuzagira ibibazo mu mubiri byamuviramo indwara zitandukanye harimo na diyabete. Nk'uko twabibabwiye rero,
Diyabete irimo amoko menshi ariko amoko 3 y'ingenzi niyo akunze kuboneka. Diyabete y'ubwoko bwa mbere ni diyabete ituruka ku kwisenya k'umubiri, ibyo bita autoimmune. Aha ngaha uturemangingo tw'urwagashya dushinzwe kuvubura umusemburo wa insuline ntabwo twongera kuvubura umusemburo uko bikwiriye. Igaragara cyane ku bantu bakiri batoya. Diyabete yo mu bwoko bwa kabiri ni diyabete iterwa ahanini n'uko umusemburo wa insuline utabasha gukoreshwa neza imirimo yabugenewe yo kwinjiza isukari mu turemangingo ngo itange imbaraga. Ikunze kwibasira abantu barengeje imyaka 40. Ni kandi iyi diyabete niyo yihariye igice kinini cy'abarwayi ba diyabete, aho ifite 85% by'abarwayi bose. Aho itandukaniye na diyabete yo mu bwoko bwa mbere ni uko diyabete yo mu bwoko bwa mbere iza gitunguro, naho diyabete yo mu bwoko bwa kabiri iza buhoro buhoro. Nta bimenyetso mpuruza, nta kintu ushobora kumenya. Akenshi na kenshi umuntu ayimenya yagiye kwipimisha, atanagambiriye kuyipimisha. Yakoresha check-up akaza kubona ko ibipimo bye, akabwirwa n'abaganga ko ibipimo bye bya diyabete bizamutse. Kenshi cyane nta kintu na kimwe aba agaragaza cyamukangurira kuvuga ko cyangwa gutekereza ko arwaye diyabete. Ikindi ni uko ashobora kuyimenya bitewe n'uko hatangiye kugaragara zimwe mu ngaruka zayo zibanza. Diyabete rero ya gatatu ni iy'abagore batwite. Aha iyi diyabete iterwa n'uko habaho imihindagurikire y'imisemburo mu mubiri w'umugore utwite, ndetse akenshi igendana no kwiyongera kw'ibiro mu buryo budasanzwe, bigatuma umubiri utabasha gukoresha neza umusemburo wa insuline, aribyo bita insulino resistance. Ibyo bigashobora kuganisha umuntu kuri diyabete. Hari ibintu rero bikwiriye gutuma umuntu yipimisha diyabete. Ni ukuvuga ngo ukwiye kwipimisha diyabete cyangwa se ukwiye kujya uhora wipimisha diyabete niba ufite cyangwa wibonaho ibi bikurikira. Umuntu ufite ibiro byinshi cyangwa se umubyibuho ukabije agira ibyago byinshi byo kurwara diyabete, kuko uturemangingo tw'umubiri we tuba twarakiriye isukari nyinshi tukaguka. Ibi rero bikongera insulino resistance. Ni ukuvuga ngo insuline, icyo bita insulino resistance, ni ukuvuga ko umusemburo wa insuline ukomanga kugira ngo uturemangingo dufungure, isukari yinjire, bikanga. Bityo isukari ntibashe kwinjira mu mubiri ngo ikoreshwe, noneho igatembera mu maraso irengeje ibipimo byabugenewe. Niba rero ufite ibiro byinshi cyangwa umubyibuho ukabije, ukwiriye kujya ugira ibihe byo mu mwaka nk'inshuro 2 mu mwaka wipimisha ukareba uko uhagaze ku bijyanye na diyabete. Ikindi gishobora gutuma cyangwa cyagukangurira gutekereza gupimisha diyabete ni igihe ufite umuzenguruko wo ku nda ufatirwa ahagana ku mukondo, igihe ufite santimetero zirenga 102 z'umuzenguruko ku bagabo, n'igihe ufite santimetero ziri hejuru ya 88 ku bagore. Aha rero bituma habaho insulino resistance, kwa gukomanga kwa insuline ntikingurirwe, bigatuma isukari itabasha kwinjira mu turemangingo ngo ibashe gukoreshwa itanga imbaraga. Ushobora, niba mu muryango wawe mu bo mufitanye isano ya hafi harimo urwaye diyabete, icyo abashakashatsi batandukanye bahurijeho ni uko iyo umubyeyi umwe yarwaye diyabete y'ubwoko bwa kabiri, abamukomokaho baba bafite ibyago bingana na 40% byo kurwara diyabete bakiri bato cyangwa se bakuze. Naho iyo ababyeyi bombi barwaye diyabete, ibyago byo kuyirwara ku babakomokaho birazamuka bikagera kuri 70%. Murabyumva ko ahangaha ari ibipimo birengeje 70%, ni igipimo kinini cyane. Akenshi ababyeyi barwaye diyabete hari ibintu baba barabujijwe gukoresha, nyamara bagakomeza kubiha abana babo bavuga ngo bo ni abana. Rero mujye mumenya yuko abana nabo babakomokaho baba bafite ibyago byinshi by'uko bashobora kurwara nabo diyabete, kubera ko heredite ifavoriza diyabete.
Ikindi twavuga ku bantu bafite ibisanira byo mu muryango bya hafi by'abantu barwaye diyabete, ikindi bagomba kwirinda cyangwa se niba ari ababyeyi bakwiye kurinda abana babo, ni uko bagomba kubarinda umubyibuho ukabije, bakabarinda gukoresha ibiribwa bizamura isukari cyane bifite indegise girisemike iri hejuru ya 70%. Aha twababwira nk'ubuki, tukababwira za limonade, amafanta atandukanye, tukababwira ifiriti, ibirayi binombye, ibintu byokeje, amasukari, ibisuguti. Ibyo ni ibintu bakwiriye kujyana buhoro, ntabwo nubwo utabibabuza burundu, ariko mu buryo bwo gukumira ukwiriye kugabanya ibyo bintu utekereza ko bishoboka cyane ko mu bana bawe hashobora kuzagira ababonekamo. Ku ruhande rw'abana nabo ntabwo baba bakwiriye kumva ko icyo kibazo ari icy'ababyeyi. Aha ngaha turabivuga kugira ngo abantu bakanguke, kugira ngo ubushakashatsi tuba twashyiriwe ahagaragara n'ababukoze bushobore kudufasha mu kugira ibyo twunguka, tugire n'ibyo dukumira. Ukwiye rero kandi kuyipimisha diyabete niba waratwise ukagira diyabete, mbese waragize ya diyabete gesitationnelle twabonye haruguru. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo gishinzwe gukontorora indwara cyitwa CDC bwagaragaje ko 50% by'abagore bagize diyabete batwite bagira ibyago byinshi byo kurwara diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, akaba ariyo mpamvu bakwiriye kwirinda umubyibuho ukabije nyuma yo kubyara, ndetse bakirinda gukoresha ibiribwa bifite ubushobozi bwo kuzamura isukari yabo cyane mu maraso. Abandi bantu bakwiriye gutekereza gukora ubugenzuzi bw'isukari mu maraso yabo ni abantu badakora siporo cyangwa se abantu bakora akazi bakamara umwanya bicaye cyane. Iyo udakora siporo bituma isukari yawe idakoreshwa neza mu mubiri, bikaba byakuviramo diyabete n'izindi ndwara zitandukanye, kubera ko urwagashya rutabasha kuvubura umusemburo wa insuline uhagije. Ukwiriye rero nawe kwipimisha diyabete niba ufite imyaka iri hejuru ya 35. Birumvikana ko uko tugenda dusaza niko n'uturemangingo twacu dutandukanye tudufasha mu buryo butandukanye mu kubaho, mu kutuvuburira imisemburo itandukanye. Hano turavuga cyane twa turemangingo twacu two mu rwagashya tudufasha kuvubura umusemburo wa insuline. Ubushobozi bwabwo bugenda bugabanuka uko imyaka yacu igenda yigira imbere, bityo rero uko dukura mu myaka tugomba kugira amakenga yo kujya turebesha nibura 2 mu mwaka uko duhagaze ku bijyanye na diyabete. Wasanga uri muzima ukarushaho kwirinda ibintu bishobora kugukururira kurwara diyabete mu buryo bworoshye. Igihe rero umuntu afite nanone umuvuduko munini w'amaraso, kuko umuvuduko ari kimwe mu byongera ibyago byo kurwara diyabete bitewe no kwangirika k'udutsi dutoya tujyana amaraso mu bice bitandukanye by'umubiri. Abanywa itabi, abanywa inzoga cyangwa se ababinywa byombi, itabi n'inzoga ni kimwe mu bitera ingaruka nyinshi n'indwara zitandukanye kuko byangiza umwijima n'urwagashya. Abandi bantu baba bagomba kwipimisha diyabete kandi bakareka n'iyo myitwarire ni abantu bakunda gufata ibitera imbaraga ku mafunguro yabo ya buri munsi, ugasanga ubwinshi bwabyo buruta ubw'ibindi biribwa biri ku isahani. Ibi bituma umwijima n'urwagashya bikora cyane, bikongera ibinure bya triglyceride mu maraso bishobora kuba byatera indwara zitandukanye harimo na diyabete. Ibitera imbaraga rero by'ibinyamafufu n'ibinyamasukari ntibigomba kurenza 55% ku muntu muzima ufite ibiro biringaniye nta na diyabete cyangwa se indi ndwara arwaye. Naho ku muntu urwaye diyabete ufite ibiro byinshi cyangwa se umubyibuho ukabije ntiyemerewe kurenza 30% by'ibitera imbaraga byose yariye ku munsi. Undi muntu ufite ibyago byo kurwara diyabete rero ni umuntu ubana n'umuhangayiko mwinshi n'intimba, stress na anxiety. Imisemburo izamura umuhangayiko n'intimba ituma isukari yiyongera mu maraso
ku buryo ndengarugero, bikananiza ndetse rero bikica uturemangingo two mu rwagashya tuvubura umusemburo wa insuline. Ibyo rero nabyo birumvikana, diyabete ishobora guturuka ku bintu bitandukanye, yewe ishobora no guturuka kuri izi mpamvu, ugasanga umuntu azifite ari nk'eshatu cyangwa se agasanga azifite ari nk'enye. Igihe rero wibonaho gutya, witegereza ko bizaba kera kugira ngo wipimishe. Kwisuzumisha ukamenya uko ahagaze ni ingenzi cyane. Ni ryari tuzavuga ko umuntu ari muzima? Ni ryari tuzavuga ko ari pre-diabétique? Ni ryari tuzavuga ko arwaye diyabete? Mbibutse ko pre-diabétique ni faze iba iri hagati y'umuntu muzima n'urwaye diyabete. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari muzima, nta nubwo ari umurwayi wa diyabete. Igihe rero umuntu akiri muri iriya faze ya pre-diabétique, ashobora gufata ingamba nziza hanyuma zishobora gutuma ava muri kiriya gika cy'abantu b'abakandida b'ejo ba diyabete. Umuntu azitwa muzima igihe iyo amaze kurya haciye amasaha 8, cyangwa se ni ukuvuga wa muntu wariye nijoro akipima mu gitondo nta kindi kintu arafata, azaba ari muzima igihe azasanga ibipimo bye biri hagati ya 70 n'105 miligarama muri desiritiro y'amaraso. Azaba ari muzima niba iyo amaze kurya haciye amasaha 2 igipimo cy'isukari ye kiba kiri munsi ya miligarama 140. Tuzamwita muzima kandi igihe igipimo cyerekana uko isukari yari yifashe mu mezi 3 ashize, icyo bita hemoglobine glycée, izaba iri hasi ya 5.6 ku ijana. Hemoglobine glycée itandukanye na glycémie wafashe uwo munsi. Iyo bagiye kugufatira glycémie ubyutse wirinda kuba wafashe ikindi kintu, ariko hemoglobine glycée yo bashobora no kuyigufatira wariye. Bigomba rero gutandukana, ntimuzitiranye glycémie na hemoglobine glycée. Umuntu azitwa ryari ko ari pre-diabétique? Igihe apimwe abyutse mu gitondo nta bindi bintu yari yafata, isukari ye iba iri hagati y'106 kugeza ku 125. Ibi uyu muntu agomba kwipimisha nibura inshuro imwe mu byumweru 2, akabikora 2. Iyo ibipimo bikomeje biza gutya, ni ikimenyetso cy'uko umubiri we watangiye kwinjira mu kibazo cy'uburwayi bwa diyabete, uri kugana ahantu hatari heza. Igihe uyu muntu azaba amaze kurya haciye amasaha 2, wamupima ugasanga ibipimo bye biri hagati y'140 bitarengeje 190 miligarame kuri desiritiro y'amaraso, uyu muntu azitwa pre-diabétique. Ni igihe hemoglobine glycée ye iri hagati ya 5.7 na 6.4 ku ijana. Umuntu azitwa umudiyabetike igihe iyo bamupimiye igipimo cya hemoglobine glycée cy'amezi 3 ashize kureba uko isukari yari itwaye mu maraso, igihe azaba afite 6.5 ku ijana kuzamura. Hanyuma yapimwa abyutse nta kindi kintu arafata, abyutse mu gitondo akagira ibipimo biri hejuru y'126 miligarama muri desiritiro y'amaraso. Azaba arwaye diyabete igihe azafatwa isukari yo mu maraso nyuma y'amasaha 2 amaze kurya, ugasanga ibipimo biri hejuru ya miligarama 200. Ikiza muri ibi ngibi ni uko iyo umuntu amenye hakiri kare yuko umubiri we uri kwerekeza mu burwayi bwa diyabete ariko ataraba umudiyabetike wa nyawe, inkuru nziza ni uko iyi situation ishobora kuburizwamo igihe umuntu agerageje gufata ingamba zo guhindura imirire ye, guhindura lifestyle ye cyangwa se ubuzima bwe bwa buri munsi, bituma ashobora kuburizamo kujya mbere kwa buriya burwayi. Rero iyo abantu bashoboye kumenya hakiri kare uko bahagaze bagafata ingamba zo gukumira
diyabete birashoboka cyane yuko batazagera muri icyo gice cyo kurwara diyabete ngo babe abadiyabetike. Ahangaha kandi bisaba ko ingamba umuntu yafashe ari ingamba z'ubuzima bwose, kandi disipurine ijyanye n'imirire, ijyanye na siporo, ijyanye n'ubuzima bw'imbamutima, ubuzima bw'imitekerereze n'ubuzima muri rusange n'imibanire n'abandi, iyo binogejwe biri mu bintu bikomeye byo gufasha umuntu gukomeza kubaho ubuzima bwiza. Ntabwo tureba gusa ku by'imirire na siporo, ahubwo ibirebana n'imihangayiko nabyo ntabwo ari ibintu byoroshye mu gihe umuntu ari kurwana no gukumira diyabete. Igihe rero umuntu yamaze kurwara nawe afite inama ahabwa zituma nubwo adakira ariko bituma abaho ubuzima bwiza bumurinda kujya muri za komplikasiyo cyangwa se ingaruka zikomeye ziterwa na diyabete, yaba iyo mu bwoko bwa kabiri no mu bwoko bwa mbere. Aba agize amahirwe yo gukumira kuzagera muri ziriya komplikasiyo, ndetse ubushakashatsi buvuga ko ubyitwayemo neza aramba imyaka idatandukanye cyane n'iya bagenzi be bari mu kigero kimwe. Ku birebana n'uburambe ntabwo biba bitandukanye cyane, bituma rero ubuzima bwe bwongera kubona karite nziza. Ndabashimiye ko mwakurikiranye iki kiganiro. Igisubizo cyacu cy'uyu munsi ni igihugu cyitwa Andorre. Mwumvaga ikiganiro mu ibanga ry'umunsi mugezweho na nutritioniste diététicienne Anastasie Mukakayumba. Turabashimira ko mwadukurikiye. Kugira ngo utazajya ucikanwa n'izi video n'ubutumwa buzirimo, kanda handitse s'abonner cyangwa subscribe.